bwina bantu yabo bagati bagagenda bantu yabo bamuhunga mu babwini yabo bantu yabo n'abandi bakole mbere bingi babo bagati bagahunga mbwini kwani ne bombe hizo mpiti ne bombe hizo n'abantu babagati bagatibika. Fardc irakomeje n'operasi ikomeye mu Gicuku kuri uyu munsi wa gatatu w'icyumweru ku itariki ya 18 ukwezi kwa gatatu 2026 neza muri Side Kivu hakomeje kugenda hagaragara ibikorwa bikomeye bya gisirikare aho muri iri joro amakuru ari kuva mu kibaya cya Rusizi no mu misozi miremire ya Uvira aravuga ko imirwano yari imaze amasaha menshi ikomeje mu rwego rwo hejuru bikaba byamaze kwinjira muri high intensity combat bikaba rero bigaragara ko impande zombi zafashe umwanya wo kwisuganya bidasanzwe nyuma y'akanya gato ka tactical pause cyangwa se regrouping phase yabaye kuri ubu byongeye guhinduka. Ni nyuma y'uko ku manywa y'ejo kuwa kabiri ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatatu 2026 ingabo za Fardc zifatanyije n'abarwanyi b'abazareno ndetse n'ingabo z'u Burundi zari zagabye ibitero bikomeye coordinate offensive operation ku myanya y'ingenzi igenzurwa na AFC ku murongo wa Buruba Bunambo no ku dusozi twitwa Kayamate. Ibi ni ibitero byari bigamije gusenya ibirindiro by'umwanzi, neutralized enemy position no kugenzura imihanda y'ingenzi, secure supply routes mu Gicuku nubwo amasasu y'imbunda ziremereye heavy artillery yagabanutse. Hari ibikorwa bya gisirikare biri kugenda bikorwa. Fardc na FDN byo bakomeje ibikorwa byo kwigiza imbere ibirindiro byabo ibizwi mu gisirikare nka forward repositioning cyangwa se advancing front line bakoresheje amatsinda yihariye special unit mu bikorwa byo gukora reconnaissance na patrouille mu duce hitwa Biriba Kabunambo bagasenya kandi ibijyanye na target strike on enemy strongholds bikomeje kugenda bikorwa. Bari gushyira kandi mu buryo bwo kugenzura ibice byafashwe ibizwi nka area control and stabilization. Amakuru yize waravuga ko ingabo zo ku ruhande rwa leta zakoze flanking maneuvers ku misozi ikikije Kayimate mu rwego rwo kugota cyangwa se encirclement strategy abarwanyi bayifuse no kubaca intege mu mirongo y'inyuma ibizwi nka dispatcher supply line. Kurundi ruhande AFC nabo bakomeje kwirwanaho bashyiraho defensive position ndetse bakanakora counter attack ziciriritse hagamijwe kudatakaza ibice by'ingenzi. Ibiro bikaba byatumye haba imirwano ikomeye hagati aho ibizwi nka sporadic gunfire exchange mu bice bimwe na bimwe. Mu bice byasange na Kiriba haracyari umutekano muke cyane cyane bitewe n'ibikorwa by'abaturage mass civilian displacement. Abaturage bamaze guhunga basiga amazu yabo kabari kwishamo abarwanyi. Abaturage benshi bakomeje guhunga berekeza mu bice bifatwa nkaho bifite umutekano muke mwinshi kurushaho bizwi nka Fardc safe zone. Ibirero bikaba byashyize igitutu ku nzego z'ubutabazi by'umwihariko Croix Rouge cyane cyane mu kwakira impunzi z'imbere mu gihugu internal displacement persons. Kubijanye n'ibyebereye Kavumu ibikorwa by'amasasu byabaye ku itariki ya 16 biracyafatwa nk'ibikorwa bya target armed inquisition abantu bitwaje intwaro bakekwaho kuba abazarendo bagabye igitero ku muntu bakekaga ko akorana bya hafi na AFC M23. Kugeza ubu nta mubare w'abapfuye cyangwa se abakomeretse urabasha kumenyekana mu buryo bwa gisirikare. No official casualty report turakira, ariko abasesenguzi bazi bya gisirikare biragaragara ko mu ijoro ryo ku itariki ya 18 ishobora kuba intangiriro y'ibitero bikomeye ibizwi mu gisirikare nka period to major assets bitewe n'uko Fardc na FDN bakomeje kongera imbaraga mu bijyanye n'igisirikare force build up and soutenir offensive posture. Nk'uko bigaragara mu ncamake y'urugamba mu buryo bwa gisirikare ndababwira ko habaye ituze ry'agateganyo mu Gicuku temporary rule in fighting. Ibikorwa bya gisirikare birakomeje mu buryo bwihuse low visibility operation kandi urugamba rushobora kongera kugera muri ibi bice. Abakora mu gisata cy'ubutasi baragaragaza ko
operasiyo ziri kwitegurwa mu buryo budasanzwe bitandukanye n'ibyagiye biba mu minsi yashize. Roko Infoma zo ziti yego nk'uko bivuze n'imirwano yatangiye muri izo saa tanu z'ijoro ndetse igeza mu rukerera rw'igitondo, ariko ubona ko aka gace ari agace gasa n'agafite umutekano muke cyane mu bijyanye n'uko hahora ibintu bimeze nk'akavuyo cyane bijyanye n'uko mu minsi itambutse zikora operasiyo ya 23 muri aka gace kugeza za Sake barimo basaka abaturage, ndetse bigaragara ko haboneka intwaro nyinshi mu mazu, ndetse hanafatirwa bamwe mu nasi bakekwagaho ko ari aba Fardc, ariko urabona ko byanze bikunze hari ibintu byinshi bari basa naho bahishwe, kuko iki gitero kije nyuma y'iyo operasiyo habaye, ndetse banavugaga ko igihari itarasoza. Urabona ko byanze bikunze bahishwe byinshi cyane muri kano gace ko Fardc ishobora kuba hari ibice ifite hano hafi ya pariki ya Virunga, ku buryo bashobora kuba bafitemo pozisiyo zikomeye cyane, ku buryo ubona baza gutakota muri aka gace. Ni ikintu cyateza umutekano muke cyane ku baturage rero, kuko barwanya amasaha menshi cyane guhera saa tanu z'ijoro ukageza mu gitondo. Urumva ni igihe kirekire, kandi harimo ibitubika byumvikanaga mu nce zose za Goma ndetse no mu nkengero zayo. Ni ikibazo cyateza umutekano muke cyane ku baturage, ubona ko habayeho guhungabana. Ubu hasa n'ahatujemo, ariko ntabwo baragira agahenge, kuko ntabwo bafite amakuru neza y'uru rugamba uko rwari rumeze ndetse n'abarutangije, kuko barakeka ko ari Wazalendo, abandi bavuga ko ari FDLR. Ntabwo bazi igice zaturutsemo, nta nubwo ubu bazi aho ziherereye. Ni imirwano yabayeho yumvikana, ariko isa naho yabaye nk'ibanga cyane mu buryo bukomeye, kuko bwakeye babona nta bimenyetso na bimwe bigaragara uretse muvuma y'abasirikare bari kuhagenzura bari mu 23, ariko ubona ko bataramenya iyi mirasire n'iri turika rikomeye kuri uru rwego iherezo ryabyo uburyo byagenda. Yego, M23 isihagarara gute cyase kugeza ubu ngubu ihagaze ite nyuma y'uko yigise cyabigaragaye ko isa n'isa uyu mujyi wawo usangwamo akabimirwa n'ikomeye irenze yigeze iba? Aka ni agace gashobora guteza imirwano ikomeye muri iki kintu cy'uyu mujyi wa Goma, kuko ubona ko ni agace nabo ubwabo bagenzura ariko batizeye, kuko iteka ryose urabizi neza ku munsi w'ejo ko bavugaga ko abayobozi b'inzego z'ibanze bashyizweho na M23, ariko bakaba batanga ripoti kuri Fardc imikorere yose, ubona ko ariho raporo bazitanga. Rero bikaba ari ikintu ubona bisa naho cyabacanze ku buryo utamenya situasiyo y'abaturage bahangaye imyumvire yabo. Urabona ko cyane cyane bakorana n'iyi mitwe ya FDLR na Wazalendo cyane ku rwego rwo hejuru, kuko ndetse banahamya ko abenshi mu bari hano bakomeye, aba mu bacuruzi n'abafite imitungo isa n'ikomeye, abenshi bose bakorana na FDLR cyane, ku buryo ubona ko kugira ngo babashe gukumira ibi bikorwa by'ibi bitero biza biturutse muri izi nzira bizagora cyane M23. Yego, reka tujye ku zindagisi. Muri Masisi ho ahandi bahagaze gute? Mu minsi ishize n'ubundi twumvaga muri Bashari Mukoto naho urugamba rukomeye rukaze. Ho update zari kugeza ubu ni izihe Mutama? Yego, niko bimeze n'ubundi muri iki gice hariho agace ka groupema ya Basha muri Mukoto na za Karembe ndetse n'ubundi mirwanire yo kuri Wazalendo ishobora cyane kuri M23, ku buryo ubona ko ifite intego y'uko ishaka kubigarurira icyo gice kigenzurwa na M23, kandi ubona ko ibi bitero nayo ibigaba buri munsi cyane, kuko hashize ibyumweru hafi bigera muri 2 aka gace nako kadatekanye, baza gutafata buri gihe. Ubona ko Wazalendo imbaraye ko aka gace badashaka kugatakaza, ariko ni imirwano bakora bakabasha kuba batahigarurira, ariko ubona ko badahagaye mu 23. Ariyo mpamvu ubona ko baramutse bagize uburyo babona musaga ku buryo bwa partiyo yaba isa naho ari nini muri kara gace, kandi pozisiyo ya 23 muri ibi bice bari mu bice bitandukanye, harimo intera ndende, ku buryo bageze nk'igice n'injirira kugira ngo babone sapoti byayigora cyane. Ubona ko ari ikibazo kiri muri Masisi kijyanye na deployment za M23, ku buryo ubona ko bafite ibice byinshi bagenzura, ariko ingabo zihagenzura ari hehe. Yego, ikindi kigaragara cyo ni uko muri Masisi n'ubundi muri groupema ya Gashuga
hano muri Gashuga groupe ya Basha n'ubundi naho imirwano y'abazarendo mu gace gasa n'agasatira muri ibice bya Mpita ariko mu birometero nka 7 batezemo ambushi ari operation yayo 23 yari isa naho irimo kugenzura ibyo bice kuko ari agace kagaragaramo umutekano muke cyane bijyanye no kubona ko bazarenda isa n'ibirindiro bikomeye cyane muri izi bice nabwo bayirasheho bikomeye ariko isa naho ibasha gutakaza ibice byinshi muri ako gace yari isa naho yagenzuraga mu bijyanye n'umutekano wariyo ikikango cyane kuko ubona ko hariyo pozisiyo za wazarendo zikomeye kandi mu 23 muri ibi bice ntabwo ikunze gusa naho ishyiraho pozisiyo zikomeye ku buryo ubona ko ari imbogamizi cyane ziri ku bijyanye n'umutekano ariko ubona ko FPR imaze gusa naho ibimenya kuko iyi bice isa naho yazihariye wazarendo cyane ariko iramutse yabayeho kwihuza ahangaha mu 23 ishobora guhura n'ikibazo cyo gutakaza cyane muri ibi bice kuko ubona ko isa naho yakize intege cyane. Yego, reka noneho tuje no muri Side Kivu Minembwe update zari urugamba rukomeye rurakaze. Naho ndagira ngo duhe ishusho y'ibikobera muri Side Kivu kugeza ubu. Minembwe umunsi w'ejo imirwano yari hari ndetse n'igitondo cy'uyu munsi muri iki gice n'ubundi cya Runyunguru nako cya ruguru hafi ya Kwezero ni ibice ubona ko hari operasiyo zisa naho zitujemo ku buryo nta drone zisa n'iziri gukoreshwa ariko Fardc urabona ko isa n'iri kuorganiza ibice isa naho yatakajemo mu minsi itambutse uburyo ubona ko hari operasiyo iri gutegura ariko ubona nta mbaraga nyinshi babishyiramo bitewe n'ibiri kubera muri Uvira ndetse na Politique ubona ko hariyo amabwiriza mashya atuma operasiyo yo mu Minembwe isa naho ituzamo cyane ubona ko basa naho babaye nk'abashyiramo agahenge ku buryo ubona ko hari ikintu kiri gutegurwa mu buyobozi bwo hejuru kuko ubona ko operasiyo nyinshi ndetse n'urujya n'uruza ruri kubera mu nce za Politique ndetse na Uvira ariko mu Minembwe ubu hasa n'ahari agahenge utamenya impamvu yako hari ikekaho ko hari ikintu Fardc urimo gutegura yaba muri Politique cyangwa se mu Minembwe bijyanye n'uburyo hatuje. Yego, ni ikintu ubona ko mu nce za Uvira cyane cyane ahangaha kuri uyu muhanda werekeza kuri aka gace kagenzurwa nayo 23 wa Kamanyora ubona ko ari ikintu kimeze nk'aho ari amabwiriza akomeye nta rujya n'uruza ruhari habe no kuvuga ngo wabura n'umunyamaguru byibuze ngo uve mu cyerekezo cya Uvira werekeza muri izi bice zindi zigenzurwa nayo 23 cyangwa ngo uve mu cyerekezo M23 zigenzura werekeza muri Uvira ni ikintu kidashoboka icyo waba ukora icyo aricyo cyose ntawemerewe gusohoka no kwinjira muvuma yabo irakorerwa mu bice bagenzura byonyine. hari andi makuru n'ubundi yanditswe ejo ndagira ngo nabwo nyabwira abadukurikiye ubwo noneho tugarutse utujana na Mwenga ndetse no mu bindi bice by'Ifizi nawo tubwira situation. Mu misozi miremire y'umurenge mu ntara Kivu y'Amajyepfo amakuru aturuka ku baturage aremeza ko mu gitondo cyo ku cyumweru ari bw'ingabo za Fardc zakoresheje drone mu gutera ibisasu mu bice bya Kalingi no mu nkengero no mu nkengero zangaha nk'uko bigaragara ro bavuga ko hari ibisasu byatewe mu bice biza Kalingi no mu nkengero za territoire ya Mwenga. Kalingi iherereye hagati ya Minembwe na Mikenke unyuze mu nzira za Bisambo, ikaba rero kandi kunze kuba ari ahantu hagoye kugerwa mu bihe by'intambara nk'uko ubuhamya bw'abaturage bigaragaza. Drone za Fardc zatambutse mu ijoro zitera ibisasu mu bice bitandukanye bya territoire ya Fizi mu ijoro ryo kuwa gatanu bishyira kuwa gatandatu nabwo zateye ibisasu mu Mikenke ahatuye abanyamurenge. Umwe mu baturage utifuje ko amazina ye atangazwa yagize ati mu ijoro drone zaratambutse zirasa mu bice bya Fizi naho mu gitondo ku cyumweru ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatatu 2026 zituruka
mu bice ziza kurasa Karingi ejo nibwo zarashe mu mikenke. Ibikorwa byongeye kugaragaza ubukana bw'imirwano ikomeje gufata indi ntera muri aka gace ka Kivu y'Amajyepfo, aho abaturage basigaye mu bwoba no mu guhungabana bikomeye. Umutekano urahungabana cyane, abashinzwe umutekano hamwe n'imiryango mpuzamahanga barasabwa gukurikirana imikoranire y'ingabo mu rwego rwo gukumira ibihombo ku baturage batagira kivurira. Amateka y'aka gace aragaragaza ko imurenge n'ibice byaho byagiye biberamo imirwano itandukanye n'ubwicanyi kandi gakoreshwamo indege zitagira abapiloti, byagiye bituma umuturage ahagirira ibibazo bikomeye. Mu gihe kandi bitangazwa ndetse binemezwa ko kugeza ubu umubare munini w'abagenda muri ibi bice waragabanutse. Ni mu gihe kandi bitangazwe Fardc kuri ubu ikomeje gufunga umuhanda uva Uvira werekeza Bukavu, bijyanye n'amakuru y'ubutasi bafite ko mu gihe uyu muhanda wakomeza gufungurwa bishobora kuza gukurura andi makuba akomeye kubirebana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko igisirikare. Nkuko rero dukomeje kugenda tubibabwira, reka twumve noneho ibiri kubera no ku zindi axe. Mutamaro ndagira ngo tujyane ahandi nawe tubwire situation ihari. Yego, muri kakerekere muri Mwenga hari operation isa n'iri gukorwa na Fardc, ndetse ubona ko ari agace nako kari kongerwamo ingabo ku ruhande rwa Fardc mu buryo bwo gusa naho bakumira M23 muri ibi bice. Ubona ko yashatse gusa naho ishyiraho ubusatirizi cyane ku buryo yegera izi nce zerekeza Baraka, mu buryo ubona ko ishaka kugira amayira ifunga yerekeza mu bice bya Minembwe, ku buryo operasiyo yagorana cyane kuri Fardc n'ibi coalition, kuko ubona ko ari ince zikoreshwa cyane uturutse hano Baraka werekeza mu Minembwe. Ariyo mpamvu harimo kongerwa ingabo, kandi ubona ko bafite gahunda yo gusa naho bagaba ibitero kuri M23, ubwo ubona yo yari imaze gusa naho ituje mu duce igenzura, kuko ubona ko twari uduce tw'ingenzi cyane kugira ngo inzira nyinshi ziri hano zijya Baraka zisa n'iziba zikontororwa nayo cyane, ariko hakaba harasigayemo uyu muhora gusa ubahuza na Minembwe, kandi ubona ko ari umuhora ukomeye ufitiye akamaro coalition ku rwego rwo hejuru, ku buryo badashobora kuwutakaza. Aka ni agace rero kari kujyamo ingabo zitandukanye, kuko hari kugaragara nk'uko hari abasirikare b'abanyangura babaye nk'abajyayo, kuko hari umuvuduko mwinshi cyane ku ruhande rwa M23. Turabonaga ko ishaka kwigarurira ibice byose birimo bigenzurwa nayo muri kano gace. Rero Fardc ahangaha yabaye nk'ishyiraho inkumirizi cyane, ku buryo ubona ko ari ikintu gikomeye cyane kuba batakaza aka gace gabahuza na Minembwe, ariko ubona ko force zaturuka ruguru mu Minembwe zidashobora kubasha kugera hano Baraka bizoroheye nk'uko aba baturuka muri Mwenga muri ibi bice byo hafi ya Baraka babasha kuhagera biboroheye cyane, kuko hano Zayitombo ndetse ubona ko biri mu cyerekezo cyane kijya Baraka. Niyo mpamvu ubona ko Fardc yashyizeho imbaraga cyane ku rwego rwo hejuru rwo gukumira ibitero n'umuvuduko mwinshi wa M23 yari ifite muri ibi bice. Yego, naho kubirebana n'abanyamahanga Batanzania ndetse n'abagenzi babo bo update zari nizi. Amakuru agenda avugwayo cyane nuko ubona ko atarimo kwihuza cyane ku ruhande rwa Wazalendo ndetse n'abanyamahanga Tanzania cyangwa ingabo za Angola zihari. Harimo ikintu kidasa naho kiri kumvikana ko nta guhuza muri operasiyo barimo, ubona ko byateje n'umwuka mubi cyane, ku buryo ubona ko gukorana na Wazalendo kuri izi ngabo zaturutse muri ibi bihugu batarimo guhuza, ko badashaka ko bakorana operasiyo bijyanye n'uko batajya bahuza muri operasiyo ku rugamba. Ubona hazamo ikibazo cyane cy'uko aba Wazalendo baba bavuga ko abasirikare basigaye birebaho cyane batinya gupfa, ndetse batajya bajya ku mirongo y'urugamba imbere, bagasa naho boherezaho Wazalendo. Ni ikintu ubona ko kitarimo guhuza, ariyo mpamvu ibihugu bisa naho byabaye bifata umwanzuro y'uko bashobora gufatira ibyemezo Wazalendo kuri Fardc ikaba yabakora muri operasiyo, cyangwa se ikareba ubundi buryo ibigenza, kuko basa naho babavundira ndetse bakababuza uburyo mu mirwanire yabo. Yego Mutama, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego, urakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe Rudende bakiriza amakuru atusuye abarabana n'umutekano, politiki, ubanye n'amakungu
ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaho dukurikiye bwa mbere cyonde sabone ntuzongere gucikwa. Hasta la vista.